Mbahaye ikaze bakunzi ba Zination TV. Kanda handitse ijambo subscribe nihaze inzogera ukandeho bityo bitume ujye ubona inkuru zacu mu wa mbere. Ese waba warigeze ukunda umudamu wubatse? Umukobwa ukurusha amafaranga? Nyakubusha nimba uri umukozi wo mu rugo, cyangwa se wenda ugakunda umukoresha wawe w'igitsina gore mu kazi ako ariko kose waba ukora, nuko ukabura aho wahera ubimubwira. Cyangwa se ukabura uko wamugeraho ngo umubwire ko umukunda, cyangwa se nanone ukaba umutinya ku buryo utabona aho uhera. Ese ubundi iyo ukunze umukobwa nta kintu na kimwe muhuriyeho, uhera hehe umuvugisha? Ubyitwaramo ute? Mu buzima ubundi kubona umuntu mudahuje igitsina ukumva uramukunze ni ibintu bisanzwe. Mbese iyo ukibona umuntu ikizakubwira ko umukunze ni uko mu nda hasa n'ahuzuramo umuyaga, amaraso agahita yihuta akirukira mu munwa ndetse no mu gitsina, aribyo bita mu kinyarwanda cyiza gushyukwa. Si ibyo gusa rero iyo wamukunze utangira kubura amahoro iyo uri aho ari. Iyo muhuje amaso ubura uko wifata, ndetse ukabura n'imbaraga zo kumureba mu maso ngo muyahuze umwanya, ku buryo iyo muyahuje uhita uhisha amaso, ndetse n'ubwo butamenya aho buvuye bukakuzura ku buryo utatinyuka kugira ijambo na rimwe wamubwira. Rero ngiye kubagira inama y'uburyo wabyitwaramo ukabasha kwigarurira umutima w'umukobwa cyangwa se w'umugore ukuri hejuru mu kazi cyangwa se ugusumbya ubushobozi mu by'amafaranga. Inama ya mbere: banza wigirire icyizere wowe ubwawe, kuko nta cyizere ufite nta n'intambwe n'imwe ushobora gutera umuganaho. Inama ya kabiri: gerageza kuganira nawe ibintu bisanzwe. Ni inkuru nyinshi ariko byaba ari byiza inkuru muganira ari zitandukanye n'akazi, wenda ari nk'inkuru z'urukundo rimwe na rimwe cyangwa se ibindi biganiro bisanzwe. Inama ya gatatu: gerageza kwiyubaha kandi ibyo uvuga n'ibyo umubwira ushyiremo imibare n'ubwenge, aha tutazarengera agahita abona ko hari icyo ugamije, niba kuri we atari ukorosoro wabyukaga. Inama ya kane: tangira kumwiba umutima. Aha birakomeye kubikora, gusa ni ugukora utuntu tumwe na tumwe tuzajya dutuma amara akanya dutekerezaho, wenda nk'udukorwa twiza, utugambo tw'urukundo, gusa ubikore wikinira. Impano zimwe na zimwe gusa zoroheje atabona uko ahakana akanga kuyakira, gusa aha byaba byiza ukoresheje nk'utuntu turibwa ku buryo atari ikintu gikomeye byatuma yibazaho ako kanya urimo kukimuha, bigatuma yahita acyanga. Inama ya gatanu: muhanga amaso. Ubundi amaso ni kimwe mu bice by'umubiri ushobora gukoresha wiga unagerageza gusoma cyangwa se guhindura amarangamutima ye. Rero ni ukuvuga ko iyo murebye mu maso uba ushobora kumenya niba yagukunda cyangwa se yakumvira ubusa. Gusa hano hose nkubwira ngo umurebe mu maso ngo uyamugumishe, ahubwo ni ukumureba, yakubona ukareba ahandi, yayagukuraho ukongera ukamureba, gusa ukabasha ko ajya kubona umwitegereza, kuko bituma muri we atangira kwibaza impamvu umureba n'icyo ugamije. Inama ya gatandatu: mubwire ko umukunda. Nugera kuri iyi ntera nimba uri mukuru, ndabizi uzaba uzi neza uko ari bubyakire n'igisubizo ari buguhe, nubwo wenda azaba afite ibimenyetso by'uko umukunda, ariko hari igihe yaba atabyiyumvisha ko wabimubwira. Rero numara kumubwira ko umukunda, tegereza igisubizo ari buguhe kandi witegure kwakira icyo yaguha cyose. Gusa ntuzigere gukora ikintu na kimwe cyatuma abifata nk'aho kumubwira ko umukunda ari agasuzuguro, kuko gukunda si icyaha rwose, nta mpamvu yo kumutinya pe. Niyo yaba afite umugabo we ntubyiteho, hari igihe n'ubundi ruba rwarasenyutse kera babana gutyo gusa.
gusa nanone ibi mbabwiye ni uburyo bwiza ushobora gukoresha ku mugore ujya wifuza kuryamana nawe nta kindi kibyihishe inyuma. Nimba ukunze izi nama nta kindi usabwa gukora ni ugukanda ahanditse ijambo subscribe, haza inzogera ugakandaho bityo twazashyiraho indi video ukaba uwa mbere mu kuzibona. Ciao, bye.